sinumva ngo nawe bamufashe yibye baramuhondagura. Ndetse kandi wa muhungu kwa Alphonse oya baramutimbuye nawe se buryo ngese arayigira Miruka ari umwana mwiza ese byaje kugenda gute? Iyo nkuru yaciye hejuru sinayitaho cyane ngo yaribye ariko tutabitinzeho bajya bavuga ngo ibyago bibera abagore bigaramiye. Abo ngubu rero ndimo ndashaka guhuza ibintu byangoye. Bimeze gute? Oya wibigira ubwoba ntabwo ari bya bibazo byacu. Shaka guhuza ibintu ngubu sister wanjye nawe ari kunda yamufashe ari kwa muganga nyine yampamagara bimbwira ko nta n'umuntu muriho unoza uburyo kimbihuza. Yabyaye agiye kubyara ubona bivuga ariko nk'ari wowe ugiye kubyara ntagiye kubyara nyine nta kibazo nyine ubwo ngubwo nibura tugiye kubona umwana natwe. Gusa nyine ikimpangayikishije ni uko nta muntu muriho. Nta muntu muriho? Muriho ndi kureba uburyo kize njyeyo bigenze gute nyine ibyo ni ibintu birimo bimvangavanga. Kandi koko umuntu ugiye kubyara abakeneye umuntu umuba hafi muzana udukoresho anamufasha tuntu twa hato na hato. Ndi nawe nabwira ntuze anareba ntabwira ndetse waba muriho ndimo mbyibaza ibyo rero ibyo mvuze ati reka nze nkuganize wenda turebe icyo twakora. Ubundi tuzahora dushondagurana gusa byanjye nawe byuze reka dufashe n'ababasha kubyara twebwe tureke dushonda. Ureka kunkomeretsa ibyo bintu kuzi ko nabikunda. Oya mbavuga ibiriho ntabwo mbavuga ibitariho. Tubyihorere ahubwo se ku mugani uwo musista biragenda gute? Hari nicyo ndimo nibaza bakamugisha inama wenda ntumve wenda sinzi. Umva mubwire ngiye kwitanga ngeje. Wowe abyumva gute? Ko byanashoboka wanamugani urumva niba adafite umuntu umurwaza umuba hafi kandi umugabo wese bundi kumugana ariko umugabo we yamufasha akamufasha biriya bintu byo kubyara umugabo wese yaba ari muri rwaserera birumvikana. Ahubwo hari ukuntu ujya gukora igikorwa wagitekereje ubona abatekerezo ni sawa, hari ukuntu ukora igikorwa bakavuga ngo Imana iguhe umugisha genda wenda umufashe kuko ntabwo yambaniye nabi kuko agiye kubyara akakubwira ngo Imana iguhe umugisha umufashije umwana yabwo umugisha. Ati ibyo bintu wagiye ubireka waretse twiganirira ibindi rero umugisha icyo gitekerezo ntugisubize inyuma ahubwo wenda reka njye kumwirwariza. Wowe ugiye nta kibazo pe imirimo yanga nanjye nasigara nyikora tugatanga ubwo bufasha. Urumva ko nakarumuna kanjye ubwo kaje nyine kajya kabikora suku kuropa se no guteka no kugira gute ibyo yajya bikora nta kibazo reka tubikore reka njyeyo hanyuma karumuna kanjye karasigara ahangaha nta kibazo. Wamugana niyo najya mufasha ariko nta kibazo nta kibazo dukorere umugisha nta kibazo reka ngende kumurwaza pe na sister wawe nawe n'umwana mwiza yarwanyeho nta kibazo pe. Ndabizi mfite icyizere cy'uko akikubwira gutyo biri buze guhita bikunda nta kibazo. gusa nyine nuko nyine gerayo nanjye mbona ahubwo se arahari ngo nakirira amazi mudushe nanjye njye kureba wa muntu. Sawa reka nze mubwire numva ariko arahari ibyo byose. Niko Gaju rero ikintu nari nkuhamagariye si ubundi wariye? Yego wariye? naba nacitse. Uwo mwese igikoma cyawe ukunda nacyo wakinyweye utarabyuka? Yego nta kibazo kabisa ndabona n'ahantu hasa neza ku mugani.
menya warazi igihe byihorere wowe ntabwo uzicuza kuba ndi hano. ubundi ndabaga nabyutse kare nabikwakwanyije byose ariko ubu ngubu ndabizi nsanga umukobwa yabirangije ndavuga nti se ko nari mbyutse ninze ubundi ubu byari kugenda gute? Sinzi impamvu mba mbona ufite umugabo mwiza. yewe Urimo mbona ari umwana mwiza. nta kibazo nyine da naho ntari birye mu bisanzwe. Tondo yanganirije ngo wiki arambwira ngo niba ngira ikibazo nzajya mubwira. Umwana mwiza ni sha nyine ntari birye mu bisanzwe n'umuntu nyine wibereye aho ngaho. nzagufasha kwihangana we humura. aya ntari umva rero Gaju mu kanya araje urumva arambwira ngo mushiki wanjye ngo agiye kubyara nyine ari kunyibarisha wo nyine amagambo nk'ayo ngayo ngo mushiki wanjye ngo agiye kubyara ngo ariko ngo ubu ngubu ngo sinzi ngo umuntu ugiye kumusigariraho nyine ngo mu muryango ngo n'undi muntu dufite wo kumusigariraho kandi ngo yagejeje ngo nyumve yashakaga kunyumva none nanjye ndamugane ndamutega amatwi gezaho ariko ubundi njye nari mbizi kandi njye ashaka kubwira ngo njye kumurwaza nyine mushiki we ndamwumva arakomeza aravuga byaje ndamugane ese ubwo biragenda gute arambwira buri cyavuga arambwira ngo ubwo se nyine ngo tubigenze gute ngo nanjye ko nabizi ibintu mvuga ngo nanjye ko mba ndi mu bintu byinshi ibiki na biki ndabaza si umugabo we umugabo we nawe ngo nyine ngo nawe urabyumva ngo umugore agiye kubyara ngo umugabo ngo ntabwo ameze neza ngo aba ari gukubita hasi no hejuru ibintu nk'ibyo ndamubwira ndabwiye se ubundi wahise ngiye nkajyayo nimba yabuze umuntu umurwaza reka ngengeyo aravuga ngo koko se ndavuga ni cyane wowe ushaka kujya kumurwaza ndavuga ni ntajyayo hari ikibazo dufitanye arambwira ako yari ari kwibaraguza n'ubundi uramuyobewe se nyine yashakaga kugira ngo yumve uko ndi buvuge noneho ndamubwira nariwe najyayo nyine ubona ko atunguwe arambwira ngo nta kibazo ngo niba ushaka kujyayo ngo ikindi ko nta kibazo ngo kandi nabwo ngo Imana yagoma umugisha atangira kunyibarishwaho ngo Imana yagoma umugisha ukabona ngo nawe ngo Imana iguhaye umwana nanjye ndamubwira ni njyewe ibyo ngibyo uri kuvuga ntacyo bintwaye nta nubwo bindeba icyo nshaka ni ukugenda ngakorera umugisha nkamurwaza agakira tugataha. mbese si iminsi mike yarenga nk'iminsi 3 Imana imugire umugisha akabyara neza ntabwo byarenga iminsi 2 baba badusezereye. iminsi 2 nta kibazo nubwo ari inkuba tumuzi twese ariko iminsi 2 se kwihanganiza kunanira buriya mbyemeye kugira ngo umugabo wanjye nyine avuge nyine ibintu atabigira birebire abone ko njyewe nta kibazo ariko na mushiki we nawe ndamuzi ntabwo yoroshye n'umugabo wanjye nawe aba ari nko kurenzaho ariko akazi ke umva rero urumva ko ngiye kugenda sibyo ugomba gusigara hano ukamenyera urugo sibyo nubwo nawe ahari ariko wabibonye ko rimwe aba ahari ubundi akaba adahari nyine yagiye mu kazi wowe ngusigira urugo gukoropa umaze kubimenya nyine kubimenyera ugomba gukoropa ugateka mu gitondo ukabyuka kare nyine ukamutekera ibyo arya ukabishyira ku meza ku buryo abyuka akajya koga akaza akarya akajya ku kazi saa sita ugakora imirimo yawe nk'uko bisanzwe ugapimiranya ko ari buze akarya nyine akongera gusubirayo na nijoro ni uko nguko nyine ibintu byose ubishyire ku murongo ntihazabe icyuho cy'uko ntari sibyo atazavuga ngo uri umunebwe ngo wamwicishije inzara ujye umumesera ukora amasuku y'ahangaha umutekere sibyo urabyumva Gaju? yego humura nzabikora neza ahubwo uragenda ryari? ndagenda mu kanya ngiye kwitegura mpite ngenda sibyo Gaju? ibyo bintu tuzajya tuvugana ntugire amakuru y'ahangaha sibyo? ntukajye uvugira kuri telefone umwanya munini kanitegure vuba vuba ngende nagira vuba.
n'ubundi iriya moto nshaka kugira ngo uriya mumotari ajye arayiverisa kibuze wenda ndebe ko nanjye muri iriya minsi nagera gutya nkareba akantu nikorera. ubu nawe urumva ugiye kuba bose bajya kuverisa ukira ni nko gupfa koko. natwe tuba dushaka kugira ngo nanjye ejo nagira nkareba ukuntu nzaba umugabo mu minsi nzaba. ni nabyo ariko gusa ntabwo nabikwifuriza nibyo bugabo banza ushaka amafaranga ubundi utayari. ariko se wowe ngiye ikintu kintangaza rero ni ukuntu ari kuribuka ari amaraso wari ufite cya gihe ugiye gushaka. reba imbaraga wabishyizeho noneho urebe n'ukuntu ubu ngubu usigaye duhura wimyoza nta jambo rizima ukivuga. hari igihe mba nanabyicuza njyewe kuko n'ubundi se hasi mwanibaze kweri ibyo nakubwiraga rero murumuna wanjye afite umwana mukuru wanjye afite umwana bashiki banjye barabyaye sigaye ndaho ngaho gusa ngo nyine ndaho. none se umuntu ariko ngiye mba mbona n'ubwo wabaye umugabo ugifite twa tuntu tw'abasore none se ukeka ni uko murumuna wawe angana se niko ungana? aya njyewe n'ubundi ese njye nzahinduka ryarabuze kuki uriya mukuru wawe afite ubwanwa bwinshi wowe ko ntabwo ugira? nyine ubwo hari impamvu niko yabishatse ngeze nyine harimo itandukanye kajeho njye nkavanaho ntabwo nkunda ubwanwa njye. impamvu rero utakumva ko n'urubyaro murumuna wawe afite cyangwa se mukuru wawe ariko ntawe uzabona. oya ikigaragara cyo n'ubundi bibaho ni akoko buriya birashoboka ko kahise. oya birashoboka ko waba umukobwa wenda batabyara kuko ndabizi neza ko mukuru we nawe nta mwana afite ntabwo arashaka nyine nayo mutanze gushaka. ariko ufite ikintu cyakumvire ko iwabo w'umukobwa si ubundi cyagiye duherukana ko nakubwiye ujye kwa muganga wagiye ese ibintu bimbwira byo kujya kwa muganga kwipimisha reka nkubwire amafaranga bagiye gupfusha gusa hariya urabona rega nuriya mudamu wawe ashobora kuba arwaye nk'ibintu by'ibibyimba muri nyababyeyi ugasanga yajya kwa muganga bikabagwa bigakira. nzi abantu benshi byagiye bigenda gutyo bigatinda cyangwa se bikaba ariyo mpamvu se ibyo bibyimba bituma adasama cyangwa ariko mbere mu cyaro nabonaga bashangazi bajya mu bintu byo kwahira imiti y'ibiturage aho wajya ukareba mbere yo ariko mwana uretse kwihuta sibyo ngiye maze iminsi ntekereza ibintu bibiri bike kandi bishobora no kumfasha nkareka kwistressa njya muri ibyo by'imiti bwo sindajye kwiruka mu biki. n'ubundi umugabo aberaho gutekereza. umva gahunda ngewe umupango wanjye sibyo buriya nta kuntu ngewe twatandukana cyangwa nkirebera kandi kantu karaba utandukana nande se njye bindimo mwana mpora byiyumvamo kuko njye mfite ubushake bwo kubaka sibyo byo kubyara. wowe utandukana n'umugore wawe se cyangwa kumva ni ibirenze se kuba yaraje mu rugo nijoro bivuze ko ngewe nta mureka se yereka nkwerurire nabwira agacaho nawe nkaco nta sezerano dufitanye. reka nkwerurire nkubwire menya ngo we niba utangiye no gutekereza ibintu byo gutanga nimutanu umenye ngo uzaba ubaye imbwa. njye mbimwa kuko natandukanye n'umukobwa se n'umugore uriya mugore yari yagutuka guze yabihingutse n'ubu ntabwo mworoheye ntutaho ugasanga yameshe ibintu byose yabikoze ntutaho akakugaburira. aho ndabimushimira kabisa. waba uzi ngo ziri hanze ahangaha umugabo atabasha no kubwira umugore byibuze ngo amuhereze amazi mu gitondo yo kwiboroshesha bikore. wenda ibyo si ikibazo sibyo ntabwo yananiye mu bundi buryo ariko ikibazo nyine nicyo ngicyo ase kuko utari akabaro kanjye mwana. nyine umugabo ntabwo aberaho guteza ibibazo ahubwo aberaho kubikemura. nese nkemura ikihe kibazo shaka ikibazo nyine gituma mutabya kandi rega niyo mwasanga ari ikintu Imana yandikiwe yabandikiye akavuga ati ntimuzabyara wamenya kubyakira. nusu ubu hariya uramutica uriya wo haraguru hariya kujyanye Jean Paul ntabwo sazanye n'umugore we ntabwo birerera utwana two hanze ntabashaje hari induru zabo ujyaho
ko wasinze ikintu ushaka kumbwira gato ngiye n'ubutanyitayeho ahubwo witaye kuri ya mugore nyine reka nkubwire ahubwo mfite ikindi mu nyine buretse nkubwire ntabwo uri kuba nitaye ku mugore ahubwo wowe kushingiye utari kumva akabaro kanjye mwana hasi kuki wowe utabitekereza nyine wewe ahubwo wowe akabaro kawe ndi kukumva nyine nawe ndi kubyishyiraho ariko se nturamenya impamvu sibyo nturamenya impamvu itera ibyo byose uruzi ndiyo uri kuvuga ati naragiye muganga tubwira ko hari ibintu yakoze gutya na gutya inda yikuramo waba ufite ishinge nusure urifata ese ubundi usanzwe ari wowe utabyara icyo nicyo nshaka kwitaho rero hanze nkareba niba mbyara cyangwa ntabyara kandi ubu tunabireka ntaho nshaka gukomeza kwivuga wewe ugomba kujya kwa muganga ukajyana n'umugore wawe tayari muzavaho mumenye igisubizo rega nawe ntabwo twakwizera si ukukubona ugenda guza ze sinzi icyo ugamije nawe tugire twigendera hakiri kare tukagenda tukaruha pare umeze Murakomeye. komera Amahoro se? n'amahoro Atuje se. kuri aha ngaha se kutari mu kazi none byagenze gute Kase ko sakaza. yego rero dusuhuze se Hai nawe. Minsi myinshi. nyinshi cyane None uri n'umushyitsi. kandi ni kari bunakandi Komera komera. Akana amakuru. neza Cyotata kagahinja se. rero kaba kigiriye amasoni ari ukuntu nyine mamona kameze nk'akana Cyotata we. amahoro se Cyane amahoro. Ntabwo duherukanye. uba wibereye aha ngaha se Shamba nibera nganye muri iyi minsi nyine ubona ndi guhigira. yego nese akazi kawe se byagenze gute Akazi kanye se mwana nyine bura Natari. Ni nkuko gutyo nyine ariko naka nakazi nawe tsomo. oya nago nese wasize akazi keza kuriya uza gukora aha ngaha Ariko hari ikintu cyakincanga. Kuki abantu bumva ko akazi kwambara neza, kwirwa amakote, dufite ipasi ariko kazi keza. nese mbabara mbwire biriseriye aha ngaha uhakora iki Aha ngaha se? Kunyagasani. Aha ngaha nishyuza parikingi. Ibintu by'amagaraje n'ibiki n'ibikiba abandi bakanikira ngaha nyine abo bose nyine tukunyine dukorana nuko nyine. yego nibyo ukora Yavuze ndayico nese kuko kakazi guhora karetse uza aha ngaha muri parikingi Buriya rero yaba ngo akazi buri arya nimba babyitangukira ubundi buriya akazi ukita akazi bito nicyo kaguha so hariya rero nyine byarangiye haryo ngo ntaho daherukanye mwana nyine narwaje mama mu cyaro nabyo narinze nyine nawe nyine bampamagaye nyine bintunguye gutyo noneho nyine ubwo nanjye nyine mu kazi urumva siko kari akazi kacu ni kugura uruhushya bagwaga nk'uruhushya rw'iminsi 2 najya nkubita ibyumweru 3 kuri mu kugaruka nyine nsanga ngo bashyizemo undi mbese nimpagarara ndenze nyine n'ibikinishatse bati se n'abarege ndeko bagira ariko rero ndavuga ati none baramparushya rw'iminsi 3 nkakubitamo ibyumweru 3 urumva n'ibindi so nibwo navuze ati rero kugira ngo kumye nsembera ngaho umuntu uzanicaye ngo ndashakisha ngane na applyinga naba njanga aho nkajya nkurikirana online ukuntu ibintu bimeze ya nuko bamuvuga ngo ubuze ndayica umugi shabiranunguye umve ngo biranunguye bikurikije n'ukuntu nari inkuzi n'akazi wakoraga nago napfa kubyiyumvisha ukuntu uburyo kiza kwirirwa aha ngaha muri izi parikingi karagabura se nibura mwana kugabura se oya buriya ubona bivamo mwana we twakugurishije neze ibyo tubivemo kuko buriya nta kazi katagabura uko kaba kari kose buriya rero ngo ntawanga ijana murinde cyakoze neze ubu ni nk'urugero wenda reka dufite nk'umunenda niyo yaba wenda waba ukora wenda 3 wenda ku munsi nk'urugero wenda usiye kangaza nyine wenda umuntu yarenze ubwo yari inote y'igihumbi bayitoragura wirewe mu rugo ako nyine ndakumvise ubwo kari akazi kahagaze none ntabwo wakicara mu rugo gutya
nuko nguko nyine ubwo rero niyo mpamvu nawe nabuze ati wapeka nyine nze nishakishiza ngaha gusa ariko nyine hamwe no gusenga Imana ibyo bizagenda neza ya hana heza ndi gutembereza kano karumuna kanjye nyine kaje kuba mu rugo ngese karagoma kicaye mu rugo karamenya karitsiye gute twe turi kwikatisha nyine kugira ngo umutembereze nawe amenyere turasha banyita Valens hana bavana ngwino famille uyu nguyu nyine ni n'umushiti wacu rimwe na rimwe nejo ntabwo ari cyane ariko nyine turazanye gutyo amakuru se wowe bakwita nde Gaju ayo witerwa n'inka mwa ndeba utangiye kureba icyoroshye wenda ntabwo nabitindaho dore ko iwanyu ngo nta muntu muba havuka ndabona utangiye kumureba icyoroshye jya mbabara nifite sheri inka urazifite wacu dutera umujugujugu ibyo by'umujugujugu urawufite ntabwo wagera kwa muzehe utateye umujugujugu ntabwo bishoboka niba uwufite uzatubwire kare uyu nguyu aho ngaho ngo ushobora barabukinzwe ajya yarabukinze yabimbwira ntarabimbwira usa ntukundana dore dusoni darasha ako ni keza by the way iyi ni keza nese asa nka mukuru cyakora koko cyakora nawe wati nuko bakuntwaye ubundi nari kwijyanira si bandwaye aho ngaho nta kundi nyine mwana nyine ni kwakunura amahirwe bataraye umuntu reka tugende be mutembereza tuzasubira ewana umutembereza karitsiye nawe ngo myendebe ko sawa turi kumwe byabona byaboneka yewe ariko ni keza da